Mu kinyejana cya 20 hari umugabo wagize ubutegetsi bukomeye kurusha abandi benshi ku isi. Yategekaga igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, igihugu cyari gifite abaturage babarirwa muri miliyoni zirenga 170. Izina rye nta wundi ni Joseph Stalin. Muri manda ye abantu babarirwa muri za miliyoni barafunzwe, abandi baricwa, abandi boherezwa mu nkambi z'imirimo y'agahato. Ariko hari ikintu kimwe kitigeze cyumvikana neza, ndetse abantu benshi bakivuga ibintu byinshi bitandukanye. Kuki Stalin yarwanyije amadini? Ese nuko yangaga Imana, cyangwa hari impamvu za politike zabimuteye? Uyu munsi tugiye kureba amateka yose kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje mwese abakurikiye icyumba cy'ibitekerezo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Muri iyi documentaire tugiye kurebera hamwe ese witwa Stalin yari muntu ki? Mu bwana bwe yize mu seminari ya Kiliziya y'aba Orthodoxe kugira ngo azabe umupadiri. Ariko ageze mu mashuri makuru yatangiye gusoma ibitabo bya Karl Marx ndetse na Friedrich Engels. Aba banditsi bombi bigishaga ko idini ari uburyo abakire bakoresha kugira ngo abaturage bemere imibabaro yabo. Karl Marx we yavuze amagambo yabaye ikimenywa bose agira ati: idini ni ikiyobyabwenge cy'abaturage. Ibi byagize ingaruka zikomeye kuri Stalin. Uyu mugabo akaba yaravuye mu seminari hanyuma yinjira mu ishyaka ry'abakomuniste. Aha birate bitwinjiza mu kurebera hamwe impinduramatwara yabaye mu 1917. Muri uyu mwaka habaye impinduramatwara mu Burusiya. Ubwami bwa Tsar burahirikwa. Abakomuniste bari bayobowe n'umugabo witwaga Lenin bagize batya bafata ubutegetsi. Leta nshya yatangaje ko idashingiye ku idini. Kiliziya yatakaje ubutaka, amashuri n'imitungo yayo. Ariko igihe Lenin yapfaga mu 1924, Stalin niwe wamusimbuye. Icyo gihe nibwo urugamba rukomeye ku madini rwatangiye. Ahangaha hari impamvu nyinshi zatumaga Stalin yanga amadini. Iya mbere nuko yizeraga ko komuniste ari igomba gusimbura idini. Stalin yashakaga ko abaturage bizera leta aho kwizera Imana. Yifuzaga kandi ko ishyaka ry'abakomuniste pate riba nk'idini rishya. Icya kabiri, Kiliziya yari ifite ijambo rikomeye. Abantu benshi bumvaga abayobozi b'amadini kurusha abayobozi ba leta. Ibi rero Stalin yabibonaga nk'ikibazo gikomeye. Icya gatatu, uyu mugabo yashakaga kugenzura ibitekerezo by'abaturage. Iyo abaturage bafite ukwemera kutagengwa na leta, bishobora gutuma banenga ubutegetsi. Niyo mpamvu yashakaga ko nta rwego na rumwe rwigenga rubaho. Nyuma y'ibi byose wahita wibaza uti ese niki cyakorewe amadini? Stalin yagize gutya afunga ibihumbi by'insengero, izindi zirasenywa, hari izahinduye ububiko bw'ibiribwa. Abapadiri, abasenyeri, abapasiteri n'abihaye Imana benshi barafunzwe, abandi barishwe. Gulag yari inkambi yakorerwagamo imirimo y'agahato. Iyi nkambi ikaba yari iri ahantu hafite ubukonje bwinshi cyane muri Siberia. Abantu benshi barahaguye bazira ukwemera kwabo. Nubwo yakoze ibi byose ariko ntabwo amadini yigeze ashira burundu. Oya, nubwo leta yabuzaga gusenga, abantu benshi bakomeje gusengera mu ngo zabo. Hari abakoreraga amateraniro mu ibanga. Abana bigishwaga ukwemera nijoro. Abayobozi b'amadini benshi bakomeje ibikorwa byabo
rwihishwa. Nyuma y'igihe gitoya cyane, intambara ya kabiri y'isi yose yaje ihindura ibintu byinshi. Mu 1941 Hitler yateye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Stalin yari akeneye ko abaturage bose bamushyigikira. Icyo gihe nibwo yahinduye gato politike ye. Yahise yemerera Kiliziya y'Aba-Orthodoxe kongera gukora ibikorwa bimwe. Insengero zimwe zirafungurwa. Abapadiri bamwe muri icyo gihe bararekuwe, kubera ko yifuzaga ko idini rifasha abaturage gukomeza umutima mu gihe cy'intambara. Ariko igenzura rya leta ryo ryarakomeje. Kera kabaye, Stalin yaje kwitaba Imana mu 1953. Nyuma ye habayeho impinduka nke. Hari abayobozi bakomeje kurwanya amadini nubwo bitari ku rwego rwa Stalin. Mu 1991 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zaje gusenyuka. Ibihugu byari bigize byatangiye kwemera ubwisanzure bw'amadini. Insengero zongera gufungurwa. Abantu benshi basubira gusenga ku mugaragaro. Aha wahita wibaza uti, ese Stalin yageze ku ntego ye? Igisubizo naguha ni oya rwose. Yashoboye kugabanya ibikorwa by'amadini imyaka myinshi, ariko ntiyashoboye gukuraho ukwemera kw'abaturage. Nyuma y'isenyuka ry'Abasoviyete, amadini yongeye gukomera cyane cyane Kiliziya ya Orthodoxe mu Burusiya. Ibi byerekanye ko n'ubutegetsi bukomeye bushobora kugenzura ibikorwa by'idini, ariko gukuraho ukwemera kw'abantu burundu biba bigoye. Tugana ku mwanzuro, reka tubabwire ko amateka ya Stalin agaragaza uko ubutegetsi bushobora kugerageza kugenzura imyemerere y'abaturage. Hari abamubona nk'umuntu wateje imbere inganda n'igisirikare cy'Abasoviyete. Hari n'abamufata nk'umwe mu bategetsi bateje imibabaro ikomeye mu kinyejana cya 20. Ku byerekeye amadini, amateka agaragaza ko habayeho ifungwa ry'insengero nyinshi, ifungwa ndetse n'iyicwa ry'abayobozi b'amadini, ndetse no kugenzura ibikorwa by'idini. Ariko kandi agaragaza ko ukwemera kw'abantu kutazimye burundu, kuko nyuma y'ihinduka rya politike n'isenyuka ry'Abasoviyete, amadini yongeye gukora ku mugaragaro. Murabyumva mute? Ese mubona ubutegetsi bukwiye kugira uruhare rungana iki mu kibazo cy'amadini? Sangiza abandi ibitekerezo byawe hano ku Cyumba cy'Ibitekerezo TV. Kandi niba ukunda amateka asesenguye, ntuzibagirwe gukanda like, subscribe ndetse no gusangiza iyi documentaire abandi bantu benshi batandukanye. Ndagushimiye. Njye ndi Emmanuel Nshimiyimana, umugaragu w'Imana n'abantu.